igitondo cyiza kuri wowe ukurikiye studio za SNV Radio. Niba utiga mu kigo cyiza gitema amata n'ubuki cya Nyamugari, birashoboka ko iri zina ari ukamera ikumvishe mu turemangingo cyangwa se utunyangingo tugize ubwonko bwawe. Iryo zina nari ni Wasta on the mic. Ndabashimiye cyane. Ibyo usabwa nta kintu kuba nanjye kugeza ku musozo y'ide commentaire. Urasabwa kubangura amatwi, wenda kubivuze nabi tega amatwi. Niba biba ngombwa wandike kuko ibintu byo kuvugira ngani bisanzwe. Murakaze neza kumenya Nyako TV. Wabitekereje neza cyane, banza ukore subscribe, share ndetse na comment. Umuntu nakubaza amafaranga winjiza azabasha kumenya icyo birazaguha. Cyumenye ubwenge, kugira amafaranga no kugira inshuti, nyamara izo nshuti suko ariwe ziba zishaka, ziba zikorera amafaranga kenshi. Umuntu afite ifoto yawe yenda kuzapfira muri phone ye cyangwa se kuzabura muri phone ye, akapostinga ndetse n'abandi bakumenye, akapostinga amafoto y'ibikiri wenda byo muri Amazon, byaci ibintu ku Instagram, byaci ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Nyamara wamara gupfa agapostinga ifoto yawe agakino cyacisha mu kingo umutima wakibona. Rest in peace, ubuka mu mahoro, bega urukundo. Imbere yazaga kugusura unamurenze n'irembo basumumerekeze, yamara gupfa ukamuherekeza nyamarira menshi yo kumushyingura, kandi nabwo byarangira ukishima ukitera hejuru ugakarugwa akabarukore bari mu mwuka. Bega urukundo. Imbere akiriho yabasabaga 8 byonyine byo gukoresha mu buzima bwe busanzwe. Uti ayo ni menshi nayo twabona atajya naho disi no kurambika umusaya. Nyamara yakwitabisha cyangwa se kuzimu ariko naho ni mu rugo bakamugurira inzu itagira ubwinyagamburiro. Ubwo ndavuga isanduku y'ibihumbi 800, oya nakore ni make miliyoni. Ibaze nawe. Rimwe na rimwe njye Wasta mbabona turushwa umutima mwiza n'inyamaswa. Inyamaswa iyo itujije yayo niyishima cyangwa ngo ibabare nubwo disi nawe ireba mu mutima ngo muri kitekereza bikurya kugira ngo yibere nkuko nawe ujya karagahunga ko muri refi kugira ngo ubuzima bukomeze. Nyamara umuntu akujya kugira ngo yishime. Ibaze nawe kuba mvuga n'aba bantu suko ngiye uri ikiruro cyangwa gasamunyiga gusa abantu turakabya. Iyo uri mu nsinzi bagukomera amashyi atari uko bakwishimiye. Abenshi hafi ya bose baba barimo barekinyamenyo nk'abekinyashikayite zatingatinga inyuma yawe. Buriya umuntu ni nk'inzuki, iyo uzibiriye ubuki nibwo wishima, ariko nawe yose kutwenze nibwo ubona ububi bwazo. Umuntu mugahiye ubwo ndavuga mukaryoshye mubana neza pe, ukabona nawe ni inshuti ya nyayo, ukabona ni inshuti yawe magara. Ariko iyo ugeze mu mibabaro cyangwa se mu kabisi nibwo ubona isura ye nyayo. Njye Wasta nirirwa mbasana imitima nk'usana imihanda yangiritse y'amaguru. Yewe twaba tunari kumwe mu nzira bakubwira amagambo y'inkomezi n'ibisanzwe, twaba turi kumwe ukambwira amagambo meza nayancabane marateka ukunda ibiganiro byawe, twaba tutari kumwe ukanyitotombera nk'ututumbera ku isi yashimye ukiteguye. Wasta akora ibiganiro by'ibipirata pirate amubwiye ngo mubere na mugenzi wawe byamera neza n'isoko ry'Nyagasambu byabibaye makavu. Niba bishoboka rata bwira mugenzi wawe ati turabarambiwe. Simfaka kandi ubaye kuri iki biganiro byanyu utari wajya kuri Party 21 aho waba waracikanywe, kuko akubwira ibintu byinshi cyane ku bijyanye n'ikoranabuhanga, akakubwira akantu n'akandi. Njyewe twavuganaga ni Wasta on the mic nk'ibisanzwe. Uri mu kiganiro kizakurikira.